mu ijoro ryo kuwa 21 bishyira 22 z'ukwezi kwa munani ahagana saa 8:30 itsinda ry'abagizi ba nabi bagera hafi ya 20 barenga bateye kampani icukura amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe ikorera mu murenge wa Mushishiro mu kagari ka Rwigerero mu mudugudu wa Nyamasheke. Hanyuma baraza muri iryo joro, iyo kampani yitwa Afrisat, baraza batera abasekirite babo bari bahari, abasekirite bageraga kuri 5, baza baje bitwaje intwaro gakondo n'imihoro, harimo amapiki n'amatindo, noneho baza bashaka kwiba amabuye y'agaciro yarabitse aho ngaho ku cyicaro cya kampani ndetse no kujya mu kirombe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Kubera rero ko byari nijoro mu mwijima, ubwo abasekirite nabo batangiye kwirwanaho, bariya baza bakoresha izo ntwaro gakondo bashaka kubatema, hanyuma habaho gusa nkaho bose barimo barwana. Urumva byari mu mwijima, buri muntu atareba ngo ninde turimo duhangana. Abasekirite rero birwanyeho, hanyuma n'iryo tsinda ry'amabandi naryo rirakomeza rirabataka. Hanyuma ubwo bigeze aho ngaho babandi babonye ko abasekirite bakomeje kwihagararaho, birukanse barahunga. Bahunze ariko umwe muri bo ari nawe wari uyoboye icyo gitero cyateye kuri iyo kampani, witwa Minani Evariste w'imyaka 28, wari usanzwe uzi ku gahimbano kitwa Nyatura, aza kugwa aho ngaho ariko ntibyamenyekana. Urumva hari mu mwijima. Hanyuma rero aho bukereye, aho abaturage baje kubona aho yararyamye yakomeretse yavuye, biragaragara ko yakomerekejwe. Hanyuma ntabona ubutabazi bw'ibanze, n'abagenzi be bari bari kumwe, kuko urumva buri umwe yaciye ukunda acukwe. Ariko ubwo muko barwanaga uko kose, yaba n'iryo tsinda kubera umwijima, bamwe barwanaga hagati yabo kuko ntibamenye uko byagenze, biroturuvye bose barimo batemana. Ubwo rero hakurikiraho ko habaho kwirukanka. Hanyuma aho polisi ibimenyeye, yagiye kuri teri ifatanyije na RIB, basanga koko uyu mugabo w'imyaka 28, abaturage uko batanze amakuru, umurambo we uryamye ahantu aho ngaho barwaniraga, ufite ibikomere ku mutwe no ku maguru. Ubwo rero polisi imaze kuhagera na RIB, umurambo wafashwe woherezwa ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ukorerwe isuzumwa. Hanyuma muri iryo tsinda ryateye kuri kampani hari umwe wafashwe n'abasekirite wari uri muri iryo tsinda, ubwo nawe afite amakuru ari butange. Hanyuma abasekirite 5 baraye batewe nabo polisi yabafashe irabazana, ubu bari kuri RIB polisi station ya Nyamabuye. Iperereza ryatangiye kugira ngo polisi ifatanyije n'izindi nzego kuri kuze kugaragara ukura urugomo rwaraye rubaye ndetse rukagira naho rubyara ubwicanyi. Amakuru dufite kugeza ubu ngubu aravuga ko barenga 20, ariko muri abo 20 umwe muri bo yafashwe. Ubwo nawe afite amakuru ari bukomeze gutanga, uko ari buyatange. Abo bandi bose bari bayobowe n'uyu witabye Imana, nabo baraza kugenda bafatwa. Urumva agitero nk'icyo kije gutera abantu nabo bakihagararaho, birumvikana muri uwo mwijima wakomeretse undi wagira ute, ntabwo bose barebanaga kandi bose bari bahuye, bamwe binjiye mu bandi. Ubwo rero iperereza niryo rizaduhereza kumenya ngo koko uwishuye umuntu ninde. Ko polisi icyo yakoze ifatanyije na RIB nuko abo basekirite uko ari 5 bafashwe, n'uriya wari uri muri icyo gitero cy'uyu nguyu wari ubayoboye wapfuye nawe yafashwe. Ubwo iperereza ryatangiye, ibindi bisigaye twabiharira iperereza niryo rizagenda riduha uko byagenze n'ababigizemo uruhare bakazabibazwa. Polisi iratanga ubutumwa kuri aba bantu, by'umwihariko urubyiruko rudashaka gukura amaboko mu mufuka ngo rukore, rukumva yuko ruzatungwa no kujya gusarura aho rutabibye. Bose polisi arabagira inama ko birinda ibikorwa by'urugomo, cyane cyane ko ni ibikorwa bigayitse bidakwiye urubyiruko rw'u Rwanda. Hari abazabigaragaramo rero bakabifatirwamo bakabihamwa n'amategeko, rwose bazabihanirwa. Ni inshingano za polisi umunsi ku munsi ifatanyije na RIB. Murakoze cyane. Nitwa Ndivamunda Samuel, ndi umuyobozi w'iyi kampani, nungirije bose wanje.
bo ejo bigambye ko baradutera Nyatura nyine n'abagenzi be, ariko ntabwo nari musi buye mu ndaguteguje nawe uritegura. Biba ngombwa ko natwe tubwira abasekirite n'abacukuzi muri rusange tuba gutezanya imbaraga tukarinda umutungo wa kampani. Buje gushaka saa 5 saa 6 z'ijoro ubwo twabonye amatoroshi hirya azamuka imbande natwe dutaratabaza hirya no hino baraza tugota site yacu. Ubwo baje noneho mu masa 6:45 baza n'ibitero bafite amacumu ibihiriki byose, nuko batugaho igitero hejuru hariya tubasubiza inyuma, twigwana nyine tubasubiza inyuma, nuko baragenda barongera baragaruka tena tubasubiza inyuma. Nibwo nagiye kumva ngo Nyatura yapfuye, ariko ndabwiye mu site twe turinze yaguye hepfo. Twasanze aryamye imyenda bayimukuyemo, umubiri w'imbere ugaragara, dusanga avirirana n'amaraso, n'umubiri w'imbere w'ubugabo ugaragara. Yego twe twaketse ko yabayishwe na bene wabo kuko nangwa sakahura niki kuko byari bitero bitandukanye. Abakaba bikaze bagira ngo twe bakaba bamugirira nabi simbizi. Bari 70. Bamwe batubwiraga ko mu 10 bakubutse muri Muhanga, abandi nyine n'imitwe yabo bagenda bakorana, bagenda bikusanya bagashika ubutwe nyine ushitse kuri muri 70. Ubwa mbere baduteye abantu baje gushaka amabuye ku Nyatura ndi yarimo. Nyatura nibwo yarashe. Ko nasi nari muzi nabonye ko aryamye hariye. Numva ngo Nyatura ko ndarabona amasoko yangu maso. Dukeneye imbaraga z'umutekano, ngo dutize imbaraga kuko urana uyu mutungo wa leta. Bakadutiza imbaraga twasha umutwe iterabwoba kuko baza bameze bitwaye ukuntu guteye isuku kuri isoni. Twewe turabashoramari ndaho turabaturage binaha. Twaje dututse muri Gakenge, buturagije ameza birahanga kuri uyu musozi. Ni ubwira kabiri gatatu. Bwa mbere baraje bangize umusikite bacu baramutema ari wabonye barugeze ahangaha, barahunga turabatesha, bakabera dutera ahangaha, niko turatabaza baradutabara. Ubu none bari yaje igitero simusiga kidasanzwe. Ejo twasaba inzego zishinzwe umutekano niko badutiza imbaraga, noneho bakatuba hafi uratabaza kuri gutabara. Ngubu tuvuge nga mudugudu umutekano mu mudugudu no mu kagari baje bwakiye abatugezo mbere ndi polisi bagize saa 11. Abantu uyu mu mudugudu wa Gasharo, hanyuma uyu mugabo Minani ejo yaje epfiri wacu muri Gasharo, n'ahantu hari havutse amabuye yapfuye mbese bwa mbere. Yari kumwe no bita Nyagahene n'abandi basanzwe cyo nabo ngabo ba Runango, nabo bita Baroki, nabo bita Basemari. Ubwo baje ubwo basanga amabuye ubwo aho ngaho bamaze bari barangije ni gukora amabuye yaraguzwe n'umugabo hanagura mu Gashanda bita Visenti. Ubwo yaramaze kuba yarababari 750, arangije baha 500 byo nyine abiye ko andi mafaranga arabaha mu gitondo bakanyeza amabuye. Ubwo hanyuma uyu mugabo Minani yageze ku Gisimu, arangiza arahareba aravuga ati turaza gukora mu gitondo, ari kumwe n'uwo bita Samuel, ubwo n'uwo bita Fisi Rwesero. Ubwo ukuntu bambutse baje hakuno ntago twabimenye, ariko amakuru twumvishije yuko bahakudya ku Gisimu havugiye induru saa 7:20, aribo bavugije induru bakavuza n'amafirimbi. Yari kumwe n'abandi birukanse